abandi ba minisitiri bari hano ntimwirirwa musinya murahira mufata ibendera mukarahira mwarangiza mukigera mu bindi bitajyanye n'ibyo mwarahiriye. Ushaka biri pasono byanyu bibareba ku giti cyanyu rwose mufite uburenganzira mubijyemo aho mushaka kujya, ariko ntabwo mwabikorera hano mu buyobozi bw'igihugu ku rwego urwo ari rwo rwose. Ntabwo ibyo biri pasono ariho bikorerwa. Mugende mushaka aho mujya hanze mugende mubikorere, iyo mufite uburenganzira. Nkasubira mu mujyi nkongera nkabisanga, nkongera nkagutumaho, nabyo biraza guhagarara. One way or the other. Urabizi? Ndabizi, Excellency. Ibyo nkusubiriramo nkabikwereka urabizi? Hari ukuri abantu benshi batamenya. Ntabwo abayobozi bose bagera ku butegetsi kubw'impanuka. Hari igihe Imana ifite umugambi munini kuruta uko abantu babitekereza. Ese birashoboka ko Imana ishobora gukoresha ubuyobozi kugira ngo isoze umugambi wayo? Ese umukristo agomba kwitwara ate ku buyobozi bwo muri iki gihe? Iki kiganiro kiragufasha gusobanukirwa ukuri kwihishe inyuma y'ubuyobozi. Mu mateka y'isi yose ubuyobozi bwagiye bugira uruhare rukomeye mu mibereho y'abantu. Ibihugu byose bigira abayobozi, amadini agira abayobozi, ndetse n'imiryango igira abayobozi. Ariko ikibazo gikomeye abantu benshi bibaza ni iki: ese ubuyobozi buvahe? Ese ni abantu ubwabo bishyiraho abayobozi cyangwa hari uruhare rw'Imana? Hari igihe abantu babona abayobozi bamwe bagakora neza, bakubaka igihugu, bagaharanira iterambere ry'abaturage. Hari n'igihe tubona abandi bayobozi bakora amakosa, bigatera abantu kwibaza impamvu Imana ibyemera. Ariko iyo dusomye Bibiliya tubona ukuri gukomeye cyane. Imana ntiri kure yiba mu isi, ahubwo ifite uruhare mu mateka y'abantu. Mu Baroma igice cya 13 umurongo wa mbere handitswe ngo nta butware buba butavuye ku Mana. Aya magambo agaragaza ko ubuyobozi bufite aho buhurira n'umugambi w'Imana. Ibi ntibivuze ko abayobozi bose batunganye, ahubwo bivuze ko Imana ishobora gukoresha ubuyobozi mu buryo butandukanye. Iki kiganiro kiradufasha gusobanukirwa impamvu Imana yemera ubuyobozi, uko ikoresha abayobozi, n'uko abakristo bakwiye kubyumva. Iyo dusobanukiye ibi bidufasha kureba ubuyobozi mu buryo bwagutse butandukanye n'uko isi bibona. Ubuyobozi ni gahunda y'Imana kuva kera. Bibiliya igaragaza ko kuva kera Imana yashyizeho abayobozi kugira ngo bayobore abantu. Mu isezerano rya kera tubona Imana ishyiraho abacamanza, abami n'abahanuzi kugira ngo bayobore ubwoko bwayo. Mu gitabo cya Daniyeli igice cya 21 handitswe ko Imana ikuraho abami igashyiraho abandi. Ibi bitwereka ko ubuyobozi butabaho kubw'impanuka gusa, hari umugambi uri inyuma yabwo. Imana ni Imana ikunda gahunda. Iyo nta buyobozi bubaho habaho akajagari. Niyo mpamvu ubuyobozi buboneka mu muryango, mu itorero ndetse no mu gihugu. Abahanga mu gusobanura Bibiliya bagaragaza ko ubuyobozi bufasha kubungabunga ituze no kurwanya mu muryango mugari w'abantu. Iyo abantu bayobowe neza habaho amahoro, iterambere n'ubutabera. Impamvu Imana yemera abayobozi batandukanye. Hari igihe abantu bibaza impamvu hari abayobozi bakora amakosa cyangwa bagakora ibintu bitandukanye n'ibyifuzwa n'abaturage. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Bibiliya itwereka ko Imana ishobora gukoresha n'abantu badatunganye kugira ngo isoze umugambi wayo. Urugero ni Farawo wo muri Egiputa. Nubwo yari umuyobozi ukomeye, Imana yamukoresheje kugira ngo igaragaze imbaraga zayo mu gukiza Abisiraheli. Hari n'abandi bayobozi mu mateka ya Bibiliya Imana yakoresheje mu buryo butandukanye nubwo batari batunganye. John Piper agaragaza ko nta kintu kiba mu mateka y'isi kidaciye mu bubasha bw'Imana. Ibi bitwereka ko hari igihe abantu badahita basobanukirwa imigambi y'Imana, ariko nyuma bakabona ko hari intego nini yari inyuma y'ibyabaye. Imana ishobora gukoresha ubuyobozi kugira ngo yigishe abantu, kugira ngo ikosore cyangwa se kugira ngo isoze umugambi wayo. Ubuyobozi bufasha kubungabunga ituze. Mu Baroma igice cya 13 hagaragaza ko ubuyobozi bufite inshingano yo kurinda abaturage no kurwanya ibibi. Iyo nta buyobozi buhari habaho akajagari. Ubuyobozi bufasha mu kurinda amategeko, kurwanya ibikorwa bibi, kubungabunga amahoro. Niyo mpamvu Bibiliya igaragaza ko ubuyobozi ari igikoresho Imana ikoresha mu gutuma habaho ituze mu isi. Ibi bitwereka ko nubwo ubuyobozi butabutunganye bushobora kugira uruhare mu gutuma habaho gahunda. Icyo birivuga mu kumvira abayobozi. Bibiliya ishishikariza abakristo kubaha ubuyobozi.
Mu rwandiko rwanditswe na Petero rwa mbere igice cya 13 havuga ko abantu bagomba kubaha abayobozi kubw'umwami. Mu Heburayo igice cya 13:17 havuga ko abakristo bagomba kubaha abayobozi cyane cyane abayobora mu buryo bw'umwuka. Ibi bitwereka ko kubaha ubuyobozi ari kimwe mu bigaragaza ukwizera, ariko binatwigisha ko iyo ubuyobozi busabye gukora ibinyuranyije n'ijambo ry'Imana, umuntu agomba kubaha Imana mbere ya byose. Niyo mpamvu intumwa zavuze ziti dukwiriye kumvira Imana kuruta abantu. Ibi bitwereka ko Imana ari ifite ubuyobozi bukuru kuruta ubundi bwose. Kristo ni umwami uruta abayobozi bose. Nubwo isi igira abayobozi benshi, Bibiliya itwereka ko hari umuyobozi uruta bose, ni Yesu Kristo. Abami, abaperezida, abaminisitiri n'abandi bayobozi bose bafite ububasha bugira aho bugarukira, ariko ububasha bwa Kristo ntibugira iherezo. Mu Byahishuwe cya 19:16 handitswe ko Yesu ari umwami w'abami n'umutware w'abatware. Ibi bisobanuye ko nubwo abantu bashobora kugira ububasha runaka ku isi, Kristo niwe ufite ububasha bwuzuye. Iyo dusomye mu Befeso igice cya 21 tubona ko Kristo ari hejuru y'ubutware bwose, ububasha bwose n'izina ryose. Ibi bitwereka ko nta buyobozi ruta ubuyobozi bwa Kristo. Abayobozi bashobora guhinduka, amategeko ashobora guhinduka, ibihugu bishobora guhinduka, ariko ubwami bwa Kristo ntibuhinduka. John Piper yigisha ko Kristo ari we shingiro ry'icyizere cy'abakristo, kuko ubwami bwe butarangira. Iyo umuntu yumvise ko Kristo ari umwami uruta bose, bituma amenya ko ubuyobozi bwo mu isi bufite aho bugarukira, ariko Imana ikomeza gutegeka iteka ryose. Igihe abakristo bashobora kutumvira ubuyobozi, nubwo Bibiliya ishishikariza kubaha abayobozi, inatwigisha ko hari igihe umuntu ashobora kwanga kumvira amategeko runaka. Mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 5:29 intumwa zaravuze ziti birakwiye kumvira Imana kuruta abantu. Ibi byabaye igihe abayobozi babujije intumwa kuvuga ubutumwa bwa Kristo. Intumwa zanze guceceka kuko kumvira Imana byari bifite agaciro kuruta kumvira abantu. Ibi bitwigisha ko iyo ubuyobozi busabye umuntu gukora icyaha cyangwa gukora ibinyuranyije n'ijambo ry'Imana, umuntu agomba guhitamo ukuri. Urugero, wakwanga gutanga ruswa nubwo wakwimwa serivisi runaka. Ariko Bibiliya itwigisha ko ibi bikwiriye gukorwa mu bwenge, mu mahoro ndetse no mu kuba. Bill Graham yigeze kuvuga ko umukristo agomba kuba umuturage mwiza, ariko ntashobora kwemera ikintu kinyuranyije n'ukuri kw'Imana. Ibi bitwereka ko ubuyobozi bufite aho bugarukira, ariko Imana igakomeza kuba umuyobozi mukuru. Amasomo ku buyobozi bwo muri iki gihe. Iyo turebye isi ya none, tubona ko ubuyobozi bukomeje kugira uruhare rukomeye mu mibereho y'abantu. Ibihugu byinshi bihura n'ibibazo bitandukanye: ubukene, intambara, akarengane, ibibazo by'ubukungu n'ibindi. Abantu benshi bibaza hisigana, ariko Bibiliya itwigisha ko n'ubwihe bishobora kugorana, Imana ikomeza kugira umugambi mwiza. Abakristo bashobora gukura amasomo akomeye ku buyobozi: kwicisha bugufi, gukorera mu kuri, gushyira imbere ineza rusange. Yesu ubwe yigishije ko ushaka kuba mukuru agomba kuba umugaragu w'abandi. Ibi bitwereka ko ubuyobozi nyabwo atari ugutegeka gusa, ahubwo ari ugufasha abandi gutera imbere. Isi ikeneye abayobozi bafite umutima wo gukorera abandi. Iyo ubuyobozi bushingiye ku kuri no ku rukundo, bushobora guhindura igihugu, uko gusengera abayobozi bihindura igihugu. Kimwe mu bintu Bibiliya ishishikariza abakristo ni ugusengera abayobozi. Mu rwandiko rwa Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 1:2 handitswe ko abantu bagomba gusengera abategetsi kugira ngo habeho amahoro. Gusengera abayobozi si ukubashyigikira mu makosa, ahubwo ni ukubasabira ubwenge n'ubuyobozi bwiza. Iyo abayobozi bafite ubwenge, igihugu gitera imbere. Iyo abayobozi bayoboye neza, abaturage baho mu mahoro. Gusengera ubuyobozi ni kimwe mu bigaragaza ukwizera. Ni uburyo bwo kugaragaza ko twiringiye Imana kuruta uko twiringiye abantu. Hari igihe abantu bashobora kumva ko ntacyo bashobora gukora ku bibazo by'igihugu, ariko gusenga ni imbaraga ikomeye cyane. Amateka agaragaza ko hari ibihugu byahindutse kubera amasengesho y'abantu benshi. Iyo abantu basenze, Imana ishobora gukora ibirenze ibyo abantu batekereza. Niba ushaka kumenya byinshi ku kuri kwa Bibiliya, ku byiringiro byo muri Kristo no ku buryo ijambo ry'Imana rishobora guhindura ubuzima bwawe, komeza kubana natwe. Wakoze kutwumva, uri agaciro cyane. Ukomeze kumvira Imana muri byose.